ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Zaburi ya 37 umurongo wa 25 haravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Mukristo mwene data, sinzi ibihurimo, sinzi ibyo uri mucamo, sinzi aho uri bijyanye n'ubuzima uri mucamo, ariko ndagira ngo nkubwire, ibi bivuzwe n'umusaza, ntabwo bivuzwe n'umwana. Aravuze ngo yari umusore none arashaje, ariko nigeze abona umukiranutsi arekwa, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Umva nkubwire, kuba uri umukiranutsi w'Imana ntabwo uzarekwa. Icya kabiri, urubyaro rwawe ntabwo ruzasabiriza. Ikintu Bibiliya ivuga ku bakiranutsi, yaravuze muri Yesaya 3:10 ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Igitabo cy'Imigani igice cya 10 haravuga ngo kwibuka umukiranutsi bizamugisha. Umva ngo amakuru Mukristo mwene data, iyo Bibiliya ivuze ku gukiranuka, aho hantu ujye uhatinda. Ngo yaba umusore none arashaje, ariko narabona umukiranutsi aretswe, cyangwa se urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Uzi ko Daniyeli yagiye mu rwobo rw'intare, Imana ikanga kumureka, ahubwo ikazitegeka zikamurinda. Uzi ko Shadraka, Meshaki na Abedenego bari abakiranutsi, uzi ko babashyize mu itanura ry'umuriro, umuriro ukanga kubotsa. Uyu munsi wa none ndakubwiye ngo komeza ushore imizi mu gukiranuka, ntabwo uzigera urekwa, kandi urubyaro rwawe ntiruzasabiriza ibyo kurya. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.